pokea, pokea baraka, pokea baraka, pokea, pokea, pokea. Komera Imana amashi, komera Imana amashi. Hakira gutabarwa, hakira kugirirwa neza. Umuryango w'abantu batatu, Biha Majesté afite umuryango w'abantu 8, Matabaro Gaspar afite umuryango w'abantu 7, Bwimana Prosper afite umuryango w'abantu 5. Haruhari ngakora uwo mugisha, haruhari ngakorera uwo mugisha, avuga ati nanjye kankorera umugisha wo kuba narihira umuntu mitiweli rubu rwibutse kuri ngewe. Ushobora kuba udafite 3 bya mitiweli. Ubundi mu mihigo yacu y'akarere twe umuhigo wa mbere uza gwa mbere n'ukuri mitiweli. Indi mihigo kazi kurikiranye. Ninde muntu waba ubaye uwa mbere yaba afite 1000, waba ufite 2, waba ufite 500, ukavuga ati nanje uyu munsi ngiye kwifatanya n'iyi Ministries de Rocas. Haranditse ngo Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Uburasirazuba, Akarere ka Ngoma, Umurenge wa Rukira. Icyemezo cy'ishimwe. Ubuyobozi bw'Umurenge wa Rukira burashimira Madamu Karikwera Claire kubera ubudashyikirwa wagaragaje wishyurira abaturage ubwisungane mu kwivuza, bigafasha umurenge kwesa umuhigo w'ubwisungane mu kwivuza mu mwaka wa 2023-2024. Buhiga Josue, umunyamabanga nshingabikorwa w'Umurenge wa Rukira. Murakoze. Dusengere umuntu wese abasigaye yicaye akaba yumva arwaye, reka tugira amahirwe yo kumusengera. Hari uburwayi tujyana kwa muganga pe bakagerageza, ariko ugasanga ni ikindi kirere cyangwa n'ubundi wangirijwe, uzamure ngusengere ngira ayo mahirwe. Izina rya Yesu. Uri Imana ikiza, uri Imana ihindura, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana ikiza, uri Imana twabonye isura abapfuye, izina ryawe Yesu. uri Imana ikiza indwara zose, uri Imana ikiza amakanseri, uri Imana ikiza sida, uri Imana ikiza uburwayi butandukanye, uri Imana ikiza amahembe, uri Imana ikiza ibitega, uri Imana iri hejuru y'indwara zose. Ndaguhamagaye mwaba abantu bari hano, uwaba urwaye wese afite uburwayi bwanze gukira, mu izina rya Yesu turahamagara Imana ikiza, turahamagara amaraso ya Yesu yivanga n'ubuzima bwawe. Hakira gukira, hakira gukira, hakira gukira, hakira kwa muzima uhereye aka kanya. Kandagiye indwara z'abarozi, zaba imyuka mibi, zaba iz'amahembe, ndatarariza katika jina la Yesu. Soka wandwara we, soka, 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 soka mu bantu b'Imana, soka mu bantu b'Imana, soka amahembe we, soka bitega we, soka mwamyuka mwe, mu izina rya Yesu. Ndahamagara Imana uhereye aka kanya, uhereye isaha, vuga ngo ndakize, vuga ngo ndakize, vuga ngo ndakize, vuga ngo ndakize cyane, vuga ngo ndakize. Hakira gukira mu izina rya Yesu. Pepera Yesu, pepera Yesu, pepera Yesu, yinjira muri weho. Pepera Yesu uhereye aka kanya, ubutware bw'Imana busugere kuri weho. Ndasengera abafite ibyifuzo byaburiye inzira, byanze gukemuka, mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya, hakira urufunguzo, hakira urufunguzo rukwinjiza mu migisha yawe, mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya, ibyari byaranze gushoboka bigiye gushoboka, byari byaranze kwemera bigiye kwemerera, ibidafatika bigiye gufatika, mu izina rya Yesu. Pokea, pokea baraka, pokea baraka, pokea, pokea, pokea. Komera Imana amashi, komera Imana amashi. Hakira gutabarwa, hakira kugirirwa neza. Uhereye aka kanya, twongere tuzamura Imana icubahiro. Zamura n'amaboko yawe, vuga ngo Mwami Yesu, vuga cyane ngo Mwami Yesu, ongera cyane ngo Mwami Yesu. Hari uburwayi kimvuyeho, vuga cyane kimvuyeho, vuga cyane kimvuyeho, vuga ngo mbaye muzima, vuga ngo mbaye muzima, vuga ngo mbaye muzima, vuga ngo mbaye muzima, mu izina rya Yesu. Vuga ngo amen. Komera Yesu amashi menshi cyane. Mwongere mwicare mbabwire message Imana inyeretse, musubire aho mwari muri, mwicare. Ndakeka ni umugisha udasanzwe mw'uyu murenge kuba hagiye kurihirwa mitiweli
abantu 130 na byashoboka kuba waje utari muri babana ariko wowe utari mu ciciro cyo kurihirwa, ukaba nawe uvuze ati uyu munsi wa none mwaba abantu 134 ku bwanjye nanjye narihira umuntu umwe. Ukumva umutima ukuriho pe, ukavuga ati nanjye ndihiye umuntu umwe, kuko Dorokasi igiye kubona umugisha ku gikorwa, nanjye nagira umugisha. Cyaba 1000 byaba 2 yaba 500, nawe ukorera umugisha ya masaha. Ushobora kwa wishoboye utari muri bantu batishoboye bagiye kurirwa mitiweli. Hari urimo ngazane tureko twakongeramo n'abandi 3 cyangwa 5. Hari uhari ngakora uwo mugisha, hari uhari ngakorera uwo mugisha avuga ati nanjye kankorera umugisha wo kuba narihira umuntu mitiweli rubu rwibutse kuri ngewe. Ushobora kuba udafite 3 bya mitiweli. Ubundi mu mihigo yacu y'akaretwe umuhigo wa mbere uza mbere n'ukurira mitiweli. Indi mihigo kazi kurikiranye. Ninde muntu waba ubaye uwa mbere yaba afite 1000, waba ufite 2, waba ufite 500, ukavuga ati nanje uyu munsi ngiye kwifatanya n'iyi ministries Dorokasi, nanjye ndihira umuntu mitiweli. Yaba arimo ngazamura ikiganza musabira umugisha ku Mana. Imana ikumpera umugisha mama, Imana ikumpera umugisha. Hari abarimo ushobora kutaje muhaguruke mbasabira umugisha, noneho muvuge buri wese mutambuke. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Munize mikrofone ya kabiri hano. Imana iguha umugisha papa, Imana ikumpera umugisha. Wagerageza uwo mugisha, Imana ikavuga ati nanje natanze 2 byanjye, natanze 5, natanze 10, natanze 1000, natanze 500, ariko tanga 2000. Mwakomera Imana amashi 2000. 2000 ninde muntu waje udukorera umurimo agenda bakira ekera pastor uwo murimo. 3000 umuntu aramutanze. 3000 tujya dukomera Imana amashi. Ushobora kuba ntaco wabonye ariko ugaha Imana amashi. Yego umugisha mama, inote y'igihumbi ati nanjye ndemera ture kuba twari ihereza abari kuyafata twihute. 1000 Imana ikumpera umugisha mama. 1000 yego 2000. Imana ikumpera umugisha ikwagura igukubira byinshi na 1000 800. Imana ikumpera umugisha mukecuru. Yego amina amen. nanjye nitanze 1000. 1000 baguye 1000. Imana iguha umugisha ku 1000 cyawe. N'abandi bari ku muhanda ukumva nawe urahatwa ukavuga ati nubwo nta nicaye hariya ariko nanjye ndikumva uwo mugisha. Namwe muri ku muhanda ufite 1000 cyawe amen. wazuka ego mama nanjye nitanze 500. Mana wati nanjye 500. Ati nubwo ntifite ariko nanjye 500 akira 5. Kora mwibiganze. Imana iguha umugisha igukubire. Yego mama amena. yego nanjye ntanze mitiweli y'abantu 2. uyatanze mitiweli y'abantu 2. Genda bakwandika hariya. Imana ikumpera umugisha kabisa. Amena. Yego Nanjye nitanze amafaranga 1000. 1000. Imana ikumpera umugisha mwinshi cyane akira. Imana ibaha umugisha. Urakoze muvandimwe. Imana ikumpera umugisha karibu. Nanjye nitanze amafaranga 1000. 1000. Yego Haleluya. amen. Nanjye nitanze 10,000. 10,000 dukomere Yesu amashi. 10,000 ariko twongera Imana amashi basaza neza. 1000 genda bakwandika hari imwe. Ya reka dushimire Dorokasi ku bikorwa byiza Yego by'urukundo, uburyo batuzirikanye batari hafi yacu, ariko uyu munsi igikorwa cyakorewe wacu. Yego Ndagira ngo ibyo bakoze twabashimiye, Imana ibaha umugisha. Yego Abatekereje gufasha muri iyi gahunda, Imana ibaha umugisha. Yego Ariko natwe turi aha ngaha hari icyo twagombye kongeraho cyaba gito cyangwa kinini. Yes. Kandi ndiho ndabwira abanyaburiba apotre ngira ngo heruka aha ngaha hano hitwaga Rukira rw'abazungu, ubu habaye Rukira rw'abasirimu. Amen. Rukira rw'abasirimu. Barebye abantu bose bari aha ngaha yuko nta uje barasa neza kabisa. Ubu rero bavuze amafaranga, mbona abantu bagize ubwoba, kandi mwari mwirukanye dayimoni w'ubwoba. Siko mwavuze? None yagarutse. Abantu bagize ubwoba kuko mwavuze amafaranga kandi batayafite, ariko dore abantu ababonye abantu bafite ibitoki birashya. Yego Bafite amateke, bafite imyumbati kandi nta kitagurwa. Yego Hano nabashakiye ubigura. Yego Ubifite nahaguruka bivuge kabisa. Umutera nkungarahari. Ariko hagira umuntu utaha nta cyagize gute? Jewe nari naje nitwaje mituweli z'abantu 5 ndazifita. Yego ariko twakomera Imana amashi. Nyabahereze. Ariko none hako kanya mpite ndeba birise nka Yesu yakoresheje. Muze hano. Ubwoba buraje rero. Yaje Kabira. Yego Haleluya. amen. Umwuka wera ukorane namwe kandi mugira umutima wo kugira ubuntu, dufashe abatishoboye. Yego Yewe niyemereye kurihira abana 5 bo muri Sangano badafite se, isari muri gereza na nyina yarabataye yagiye muri Kongo. Abana ba Karori ndabarihira.
abana batanu dukomera Imana amashyi menshi cyane. Amashyi ngo kaci kaci. Amashyi. Aya abantu bahano barasobanutse. Nagira ngo hatagira umuntu ugenda yavuze ngo nta kiyavuga. Kandi icyo wavuga cyose kirabaye. Nababonye kandi murahari. Kandi mwaza ko amafaranga murayafite nuko ntabasatse. Mbasatse nayabona. Musa neza. Ariko sindi bubasake. Nimuze muyivugire kandi rwose nababonye. Kandi nta uhejwe mbahamagare mu mazina. Rurangamirwa muhe mikoro. Wavuze mu ibanga si ntago twabyumvise. Ayayayaye. Sekazuba ariko mwamwumvise aho Imana yamukuye. Ubuse hari utakuraho hano. Reka ndebe rwose umuntu utaragira icyo avuga ze muhe mikoro kuko mwabikoze mu ibanga birambabaza. Nashaka ko muvuga. Ese mwari mwasoma muri Esther igice cya 4. Mwasomye impamvu habaye igitabo cy'urwibutso. Mwasomye impamvu Morodekayi amakuru yamenyekanye. Yatandikwa byari kugenda bitese. Yagize neza kandi nta mirimo myiza izabura ingororano. Muze mufate mikoro. Rwamajeyo ngwino hano ko nakubonye waje. Ngwino hano niwe abantu bategereje. Umva nanjye nawe ngwino hano abantu baragutegereje. Ongera uvuge giso. Ngashaka kwiyongeza mama ariko mama ongera wakiri urakoze ko kwiyongeza. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Ndanezerewe nanjye kuko turi kuvuga Imana. Haleluya. Imana itari sekamana. Imana itari ikigirwamana. Imana itari ryangombe. Imana itari babinga. Haleluya. Imana ivuga ibintu bikaba. Amen. Amen. Imana ngenda avuga Imana yantabaye mu bintu bitandukanye byinshi. Ariko nasanze ijambo ry'Imana rivuga ngo isi nibiyuzuye byose n'iby'Uwiteka. Haleluya. Rero kubera izo mpamvu nongeyeho amandi mafaranga 2,000 ubwo nk'abandi umuntu umwe. Haleluya. Arakoze Gisoro Maria yongeyeho 2,000. Rwamaje ko wasubiye ngwino reka ndagutegereje. Utaraza ntago mva hanga nashyushye nanjye. Ngwino ndashaka n'abandi bari hano inyuma baze bahimikoro. Kandi reka ngubwize Jane ngwino hagarare gatare byiba. Use watahira aho ngaho. Ndashaka rwose abantu bashobora kuza bakavuga iby'Imana yabakoreye kandi bakungana. Nushaka be bikeye ariko ntugende. Haleluya. Abe makeya. Haleluya ariko yamashari hehe. Baraberanye basana bakundana. Amen. Reba Rwamajeyo. Ndashaka. N'abantu babiri dukomera Imana amashyi. Abantu babiri. Abantu babiri. Jane waje se? Ngwino hano. Jane. Yego. Vayo Jane. Ngwino nakubonye. Janete. Imana yakoze ibikomeye n'agakapu yakazanye. Gusa reba habuze amafaranga. Intacyo ejo tuzazana ndi. Yahumura yavuge kuwa mbere uzayazana. Nushaka kuvuga 10. 2,000. Amen. Ese mugabo wari harabandika. Pastor nibyo. 2,000. Yego. Bigire batese waje. Uyu ndamwemera nanjye mu bantu nemera. Kubita ku mutwe. Nanjye nanze umuntu umweya. Harya bibutse izina ariko. Yitwa nta wiyahura ntuzane yahure. Nta wiyahura. 2,000 bingahe? Kwiyahurana. Umuntu umwe 3. Bigire bati 2. Biyivugire. Nanjye nitanze 2,000. Dukomera Imana amashyi. 2,000. Bigire bati ndeka ndebe muri tribune y'icyubahiro. Mutuye Maria Jidi harya wavuye. Uzajya uvuga cyane reka abantu bumve. Nasha yahavuye. Nashaka kuvuga. Erega abantu bagira ngo ni imisatsi yose ihenze bagiye utavuze. Kristo yazakuzwe iteka ryose. Murakoze. Nanjye iki gikorwa cyaranshimishije nariho ndiho mbwira Claire ndumva twarabonanya nsuhuza. Naramushimiye cyane Claire warakoze n'ikipe yawe mwarakoze abo mukorana mwese mwadukoreye igikorwa gikomeye. Twari tumaze iminsi tubyuka muri twibature tujya kongera gukangura abantu ngo bishyure mituweli. Ariko mu by'ukuri abantu tuba tubafite ari abacu tuzi nuko bariho ariko tukavuga ngo nimugerageze nibura mujye mutanga
ijana buri kwezi, ariko nyine hari abo bitashobokeye kubera ibibazo twahuye nabyo bya kovide, by'inzara n'izuba n'ibiki. Mwarakoze rero kwishyura ariya mafaranga, Imana ibongerera umugisha. Nanjye narindi wambwira mu mwanya MC, nagiye kuri sako sanga bafunze, ariko ubwo ari ukuvuga ngo kuwa mbere nanjye nishyuriyeho umuntu umwe mitiweli, umuntu umwe. Ufite ikibazo ko banki yafunze ninde yaze nawe, kuko kuwa mbere bazafungura. N'ufite igitoki cyabuze umuguzi yaze. Ibya bindi se ko biriho bishya mbizi bizashya n'inyoni zibirye. Hari usigaye se ngo dusoze iki gikorwa tubizi. Nta usigaye. Ntawe. Urakarama. Ubwo Imana ibagire neza. Urakoze kandi reka mushimire. Nuzi wacu mu Ruhengeri nzakokereza ibirayi byokeje. Nzakokereza ibirayi. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Munyemerere umutima nagize azamura ikiganza musengere musabira umugisha kugira ngo igikorwa tugereze. Ugize ico yitanga hano wese azamura ikiganza. Uzi ko atanze hano agize icyo akora, zamura ikiganza cye dusenge. Mana ishobora byose, umuntu wese ugize icyo akora hano akitangira abatishoboye kugira ngo tubone mitiweli, reka umuhe umugisha. Ubibye amafaranga umuha amafaranga, umwagurira impande zose mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose bagize icyo bakora ubaha umugisha, n'ababuze icyo batanga kubw'ubukene mu izina rya Yesu uhindura amateka. Kandi tubonaho gusengera uyu murenge wa Rukira, ukomeze uteze intambwe, ubu wa mbere mu karere ka Ngoma, umenyekane mu ntara y'Uburasirazuba, umenyekane mu gihugu cy'u Rwanda. Ndawusengeye, sengeye abayobozi b'umurenge kugeza kuri mutwara sibo, sengeye inzego z'umutekano zikoreramo guhera kuri polisi, ngabo na daso, bose turabasengeye kugira ngo ukomeze ubashigikire kandi ubabere maso. Urakoze kutanze umugisha ku muntu wese wagize icyo akora n'icyo atanga. Ngaho tugushimiye umwanya ushize, tukuragije usigaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Mukomere Yesu amashi. Murakoze. Abantu baduhurije aha tubaha amashyi menshi. Nitwa Nyakarundi Telesifore. Kuri iki kintu kijyanye n'ubu bufasha, nta kintu cya mbere nko gufasha umuntu kugira ngo ashobore kwivuza, ni ukumuha ubuzima, ni ukongera ubuzima ku bw'Imana itanga, ni ukwifasha mu buryo bw'ubwenge Imana yaduhaye. Rero banyarukira turi aha ngaha, twatangiye twibereye mu giterane cyo kuhabwa imbaraga z'umwuka, ariko noneho turanahabwa imbaraga z'ubuzima bw'umubiri wacu muri iyi si. Dufite rero umuhigo wa mitiweli. Turashimira aba bantu ko baje gufasha Rukira, gufatanya natwe kugira ngo uyu muhigo dushobore kuwesa. Kerere turagushimiye cyane. Kerere tumaze igihe tutamubona. Kerere yagiye tumukunda, agenda dukunda, n'umwana wacu. Ariko turagushimira yuko watekereje ko ubuzima bw'abanyarukira bukwiriye gukomeza. Imana yagukoresheje, Imana yaguhaye ubwo buryo, ikomeze kukongerera n'ibindi. Rukira rero turahari kandi turagukunda. Twongeye no kugushimira yuko udusanze mu gikorwa cyiza cyo gutekereza ku buzima bw'abanyarukira, ukaba urimo unadufasha kugira ngo abanyarukira barusheho kubaho neza. Rero Nyakarundi nagerageje kwishyurira abantu 10 mituweli, ariko ndagira ngo mbwire ubuyobozi bw'umurenge n'umuhigo dukomeje. Nzabazanira borodero z'abantu 10 nanone kuri uru rugamba rwo kugira ngo twishyure mituweli. Ubwo ni ukuvuga ngo nzazizana borodero z'abantu 10, nzabazanira borodero. Ubwo ni ukuvuga ngo mu muhigo wa Rukira nimba twari kuri 95, ubu ngubu niho tugeze. Umurenge wacu wa Rukira n'uwa mbere mu karere ka Ngoma kuri mituweli. Ni nayo mpamvu nk'uko mwakomeje mubivuga, ahantu hari Imana, Rukira ifite Imana. Rwose ubu ngubu turaba mbere mu murenge, mu mirenge 14 igize akarere ka Ngoma, dufite 95%. Ubu yangaya turimo dutanga, turimo turajya muri 96. Turifuza yuko twagera ku 100%. Aha rero hari abantu benshi bataranishyura mituweli, nko kagira Imana
reka ngiye mbonereho kuvuga n'ako kantu k'ubukangurambaga. Dufite umuhigo ejo ni umunsi w'umuganura. Buri mudugudu wose uzahura ku munsi w'umuganura, tuganuzanya, dushimira Imana ko yaduhaye guhinga tukeza, ko yaduhaye kurama tukaba tugihumeka. Twifuzaga yuko bya bintu mwajyaga muteranya, abo mwageneraga ibitenge mukabambika, abo mwageneraga amafunguro, ibyo kurya, mugateranya imiceri, mugaterura ibintu mukabaha. Twebwe twahisemo yuko umuganura wacu ari ukuganuza abantu ubuzima, kubishyurira mituweli. Nagira ngo mbasabe ejo muzadutwarira ubutumwa abanyarukira aho muzaba muri hose, utwo muzisakasaka twose tugerageze turebe ko abanyarukira bose bahagarara muri mituweli neza. Hari ingamba twafashe nifuza kugira ngo mbasangize, mujye muri uwo mujyo. Aha turi ni Buriba, ariko uyu murenge ugizwe n'utugari 4. Twifuje yuko buri sibo igizwe n'ingo 15 cyangwa kurengaho, iyi suzuma ireba abantu batashoboye kwishyura mituweli, abanyantege nke barimo, indangare zihari, tuzigishe, tuzegere, tuzikorera ubukangurambaga. Ariko natwe dutekereze, ese uyu muntu none hapfuye kubera ko atishyuye mituweli, Imana ntiyazamutubaza? Ese uyu muntu arwaye akajya kwa muganga atarishyuye mituweli, bakazasubira inyuma bakagurisha ubutaka bwe, agasigara azerera muri iyi si, Imana ntiyazamutubaza? Nimureke tuzagende turebere mu isi iwacu, twisakasake. Mubonye umukoro uri ahangaha yuko nta kintu kiburira mu bantu b'Imana, turebe yuko nta munyarukira n'umwe uzasigara atishyuye mituweli. Ni nayo mpamvu nanjye shimira abantu bagerageza gushimira Imana. Ejo ni umunsi w'umuganura. Buriya hari abatabizi mu Kinyarwanda, wari umunsi umwe mu gihugu, mu rugo, mu miryango. Ni umuco wacu nk'abanyarwanda wabayeho kuva kera. Yewe narawusanze, yewe umuganura wacu wa Kinyarwanda yewe nawubayemo n'ababyeyi banjye n'abasogokuru n'abandi. Uko wari uteye ndabizi cyane, iyo babivuga yewe nahagarara hano ngatanga isomo. Cyari ikintu abanyarwanda bicaraga mu muryango bagashimira Imana ko yabahaye guhinga bakeza, korora inka zigakira, zikabyara, zigakama, bakaganuzanya, bakifurizanya uwo mugisha yuko wakwira imiryango yose. Iyo abantu rero basangiye basabanye bifurizanya umugisha, nta muntu wakwifuriza umugisha atifuza yuko ubaho. Iyi mituweli dutanga, turatanga ku misaruro Imana yaduhaye. Turimo turatanga 1/10, turashimira Imana kugira ngo n'abagenzi bacu badafite aho bakura babone uburyo babona ubuzima. Rero ntizimbye mu magambo, nari mpagurutse mbashimira. Mukanya ndaza kuyembayemba ngenda, ariko muyobozi w'umurenge ejo simpari, ariko jewe kuwa mbere cyangwa se kuwa kabiri borodero z'abantu 10 miryango itishoboye, nzagerageza kureba umuryango ugizwe n'aba bantu 10 cyangwa niya 2 y'abantu 5 cyangwa se 3 gutyo. Ariko iyo mituweli nzaza mbazanire borodero muzishyikirize iyo miryango. Murakoze cyane. Navuga ngo nababwiye ngo ministry yacu yitwa Dorukasi cyangwa se Tabita. Dorukasi yakoresheje urushinge gusa akajya dodera abana b'imfubyi n'abapfakazi. Urushinge gusa rwatumye azuka, urushinge gusa rwatumye amenyekana Iyopa hose. Umunsi wo kuzuka ni ukuvuga ngo amakampuni y'icyo gihe yose yahise yitwa Dorukasi, kandi yakoresheje urushinge gusa. Niyo mpamvu tugushishikariza rero ngo mu bukristo bwawe cyangwa se mu buyisilamu bwawe, gerageza ukoresha akantu gato kari bwubaka ubwami bw'Imana. Ntabwo ari uko ufite byinshi, murabibonye ibikorwa dukora nibi. Ni ukuvuga ngo mwari mwicaye bayobozi muzi ko nta bantu bashobora gufasha abandi mufite, akaba yarihira umuryango we gusa kumva ko birangiye. Ariko kino gikorwa kiberetse yuko abantu barashoboye, ahubwo turusheho kubabwira ijambo ry'Imana no kugira ngo babashe kubyumva. Umurenge wacu uzaba wa mbere
mirere na mirere niko umuswahili avuga. Haleluya, haleluya. Tuzimuka no kuri mitiwere tujye tureba n'izi nzu z'abantu batishoboye, tuvuge ngo reka dukuremo ebyiri ku muhanda wacu. Twagize Imana tubona kaburimbo, ku muhanda wacu dukuremo ebyiri tuzubake, dusange rero Rukira noneho ntirukira urw'abasirimu ahubwo byikubye. Amen. Rero ndabashimiye kubw'igikorwa mwakoze. Turi kugana ku musozo, ndagira ngo menyeshe abantu twarihiye mitiwere baze bafate amaborudero, ariko ndabasoma gusa kugira ngo borudero baze kuzisanga hano kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Twishyuriye umuntu witwa Imana Devota ufite umuryango w'abantu 11. Arahari Devota. Neza Antoine afite umuryango w'abantu 4. Uwanyirigira Jeanne afite umuryango w'abantu 6. Uwimana Fatuma afite umuryango w'abantu 6. Maniriho Korode afite umuryango w'abantu 5. Muka Rwirangira Chantal afite umuryango w'abantu 6. Muka Bahizi Laurence afite umuryango w'abantu 9. Bikora Imana Jean Claude afite umuryango w'abantu 10. Muka Munzabera Theophile afite umuryango w'abantu 10. Umuhoza Alice afite umuryango w'abantu 5. Nuye nabo Idi Yamini afite umuryango w'abantu 3. Biha Majiste afite umuryango w'abantu 8. Matabaro Gaspar afite umuryango w'abantu 7. Ndi kubwimana Prosper afite umuryango w'abantu 5. Nizeyimana Jeanne Pomsen afite niwe wenyine wo mukunda kwita Kanyamwezi. Habyarimana Serviliani afite umuryango w'abantu 3. Rwamakombe Canisius umuryango w'abantu 4. Ngira ngo twishyuye 5 ahari hano bari banditse 4 ariko tubona hasigaye umwe nawe turamwishyurira. Bikora Imana James n'umwe. Mukandori ni 4. Mukaneza Immaculée n'umwe. Uwimana Claudine ni 4. Nikuze Yvonne ni 4. Ndayisaba Charles ni 3. Shuti n'inka Viateur n'umwe. Kakuze Josephine n'umwe. Karushya Kurutu n'abantu 6. Bose hamwe twishyuriye abantu 134. Ndumva bigeze mu bihumbi 400. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Rero ikindi nabatangariza nuko mu bantu twishyuriye ntago twarebye ku miryango yacu. Nta muryango wanjye urimo. Nujya gufasha ntukarebe wo mugira icyo mupfana, ahubwo uzajya ureba wa wundi ubabaye kurushaho. Nibyo bitanga umugisha. Ikindi nanone aba bantu dufite turabamenyesha ko tuzajya tubakurikirana buri mwaka. Aba ni abacu tuzajya tubishyurira. Imana ibahe umugisha. Yose hamwe yose hamwe ni 133 na kimwe n'amafaranga 300. Ya nayo ibintu byongeye ubwo murabyumva mari ukufatika. 133 n'amafaranga 300. Imana ibahe umugisha. Baturimo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Uyu mwanya reka n'ubundi twemerera umuyobozi w'umurenge tumuha umwanya kugira ngo ibi bintu nta twumvaga twabigumamo, siko bimeze se, ariko igihe si ikintu, igihe cyo kiri kugenda. Munyemerere igihe twari twihaye cyarangiye, iminota twafashe turengejeho indi minota hafi 20. Reka tugerageze twimure icyicaro, sibyo dutahe, siko bimeze se. Turashimira abavugabutumwa, turashimira abakozi b'Imana baturutse mu gihugu cy'Ubugande, muri Kenya, ndetse n'abavuye mu majyaruguru n'Iburengerazuba. Abo bose Imana ibaha umugisha, ndetse n'abadufashije ku bijyanye n'ikoranabuhanga, abo bose Imana ibaha umugisha. Ndetse
munyemerere dushimira abantu bagiye bakora ku byo batunze kugira ngo bakure ubuzima mu kaga. Turabashimiye rero. Ntago numvaga ko amafaranga angana gutya ashobora guturuka mu bantu bake tungana gutya, ariko hari icyo Imana ibikoze kandi dushimye Imana cyane. Amina. Munyemerere rero dushimire by'umwihariko Claire Apostle. Ni byiza cyane, hari byinshi twungutse kubona umuntu yibuka iwabo akagaruka ku ivuko akavuga ngo reka nibuke ngirire neza abiwacu. Ni umugisha ukomeye. Nanyemerere aze hano imbere tumushimire by'umwihariko nk'umurenge. Twamuhaye muvuga butumwa yabivuze ariko natwe tugiye kubikora. Twamuhaye icyemezo cy'ishimwe gikomeye mu murenge wacu wa Rukira. Nimunyemerere duhe sociale asome amagambo yanditseho, umve n'agaciro twabihaye kugira ngo rwose yumve ko tubikuye ku ndiba y'umutima tumushimira. Ntago twabona icyo tumushimira, ariko iki cyonyine kirahagije. Murakoze. Haleluya. Ndasoma uko byanditse. Haranditse ngo Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Iburasirazuba, Akarere ka Ngoma, Umurenge wa Rukira. Icyemezo cy'ishimwe. Ubuyobozi bw'Umurenge wa Rukira burashimira Madamu Karikwera Claire kubera ubudashyikirwa wagaragaje wishyurira abaturage ubwisungane mu kwivuza, bigafasha umurenge kwesa umuhigo w'ubwisungane mu kwivuza mu mwaka wa 2023-2024. Buhiga Josué, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukira. Murakoze. Nimunyemerere duhamagare umwe umujyanama mu nama njyanama y'umurenge Nyakarundi Teresfor aze dufatanye gushyikiriza iki cyemezo cy'ishimwe. Twari twatumiye ubuyobozi bw'akarere ariko bagize izindi mpamvu baravuga ngo tubahagarare. uyobozi ikiganza cyacu kijye nari iruhande. ariko nshimira Imana yuko abayobozi bacu barerekwa. Amen. Beretswe baravuga ngo ugomba gutaha uyitahanye. Nkabwira nabo dufatanije yuko mu murenge wa Rukira kandi baha umugisha cyane. Murakoze. Vuba hangaha kubera ko yewe ngenda niga kandi turashimira Imana. Bayobozi b'umurenge, bayobozi mwatwakiriye, twanezerewe tubura uko twabigenza, ariko nta kibazo natwe tubifotorejeho. Ubwo rero turanezerewe. Ari n'abandi dusenge kugira ngo twifurizanye amahoro ya Kristo, Imana ikomeze kubarinda. Nanjye nk'umuntu wayoboye ibi bintu mbifurije umugisha n'imiryango yanyu n'abana banyu n'inshuti zanyu, kandi Imana ikomeze gukorana na ukuboko kwiza kw'Imana ukomeze gukorana namwe ibyo butwara. Mana turagushimiye, uri byose muri byose. Tugushimiye uyu munsi. Dawidi yaranditse aravuga ngo ni umunsi waturemeye ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Tugushimiye uko wabanye natwe tukigera aha kugeza uyu mwanya. Dushimiye ubuyobozi bw'umurenge, dushimiye ubuyobozi bwa Dorcas Ministries, dushimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo ibi bibe. Dushimiye abakoze ku butunzi bwabo kugira ngo bafashe bagenzi babo, uko ijambo ryawe ryatubwiye ngo imirimo myiza uje gutanga kandi uje guhemba buri wese umwitura ibyo yakoze. Reka buri wese wafashe ukuboko mugenzi we kugira ngo amutangire mituweli. Ma wibuke imirimo y'amaboko, natuye umugisha mu mirima yabo, natuye umugisha mu mitungo yabo, natuye umugisha mu babyeyi, mu bana. Reka wa mugisha utanga ube ku miryango yacu, igihugu cyacu gikomeze kunezerwa muri byose.
tugushimiye ukuboko kwiza gukomeje gukorana n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu kuva ku mukuru w'igihugu kugeza kuba bafatanya kuyobora ku rwego rwo hasi. Mana ukomeze kubagurira ibitekerezo, natwe dukomeze kunezerwa, uduhe imitima iciye bugufi, uturinde kuba ibyigenge. Mana turatuye ngo amahoro atangwa nawe aruta abantu bakwibwira, abane n'imitima yacu n'ubwenge bwacu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Umugisha w'Imana ubabeho. Siliveriye Habyarimana Jane Bose ni Kanyamwezi agira ugufatira Jane wa nyiri Lefatu Imana atwane neza weho umugore wawe Makire Mukaneza